rose izo ugiye kutubwira nazirota ntahagarike gusenga ahubwo asenge kurutaho. okay. Gusa ubu tugiye kubamenera amabanga batari bafite. Ariko urose ugwa mu rwobo rurerure. Yego. Bisobanura neza yuko ari imitego watezwe na bene wanyu. Famille. Cyangwa urota wirukankanwa n'abo bantu bamwe mu muziranye. Bagucukuriye urwobo rw'amadeni, bagucukuriye urwobo rw'urupfu, bagucukuriye gutangaho ibitambo. Urumva ko mu rwobo rurerure nuhagwa ntuzabasha kuhava. Ibyo rero bikavuga neza yuko uba ugomba kwitonda ugasenga kuko ntuzi neza uguta mu rwobo. Yego. Ni umuntu uzi gahunda zawe, ubugufi bwawe, usanzwe mubana utanatekereza hafi yawe. Iya kabiri yo kwitonderwa. Kurota inzoka zikurya cyangwa zikugota. Yego. Inzoka zikurya cyangwa zikugota. Yego. No kwitonda. Nizo kwitonda kandi ukazisengera. Kurota inzoka zikugota cyangwa zikuruma. Narabivuze ngiye kongera mbisubiremo. Niba zikuriye mu kuboko ukoresha, mu kaguru ukoresha, menya ngo n'umwuka w'igihombo. Mu kaboko ukoresha? Ntago ukoresha. Kubona ikurumira abana, kubona iryama hagati muri mwe kwisa nga muri saro, ibyose zikugota n'umwuka w'uburyarya ufite ubugome n'ubugambanyi ubuzima bwawe. Ugomba rero kwitondera icyo kintu ukagisengera kugira ngo Imana ikurengere. Yego. Mu minsi yashize waravuze uti wenda nako usorejeho ngo mu kaboko ukoresha cyangwa se akaguru ukoresha, umuntu akibaza ati se amaboko yose ntakora, amaguru yose ntakora, ariko nk'ubu ngubu njyewe am left handed, nkoresha imoso cyane cyane. Hari n'ukoresha indyo, hari n'ugenda mu gutambuka gutera intambwe akabanza iryo cyangwa imoso. Ukoresha cyane nyine imoso. Umukobwa wanjye akoresha imoso. Nanjye ni imoso byose no kwandika, kurya akarisha indyo. Yego. Rero ibintu byose ni indyo gusa. N'akaguru kanjye k'iburyo burya ikirenge cy'iburyo ntubona nk'ubwo ngubwo. Ikirenge cyawe cy'ibumoso kiri inyuma, ntabwo kingana n'ikirenge cy'iburyo. So kuribwa ahantu ukoresha bisobanura ngo terambere rirahagaze. Iya gatatu ndimo ndihuta ni ukurota umuntu wapfuye akubwira ibintu bikomeye cyangwa akujyana. Gutembereza nyine. Ariko uri kugenda numva ujyana n'uwapfuye nawe wapfuye. Ariko ni ukuvuga ngo ijwi ryanyu uraryumva neza nta kibazo. Wonderful. Nkundi iyo riremereye. Nta makaraza arimo. Ntayo yava heza. Yes. Kuvuga ngo kurota umuntu wapfuye akubwira ibintu bikomeye akongorera, ubundi wapfuye ntavuga, ikuzimu ntibibuka. Kuvuga ngo ni umwuka wa karande urimo kuzaho kandi kuba munwa mugendana. Aho bukera nawe urarwara. We nturi bupfa ariko urazubura n'ibibazo. Pfusha amafaranga, pfusha uburyo, pfusha igihe, ibintu bikugora. Cyangwa gutembereza. Yego. Turi kuvuga inzozi zikenewe gusengerwa no kwitonderwa. Indiya kandi kurota uri mu mwijima mwinshi cyangwa mu mazi menshi ugapfa kurohama. Wabasha kurohamamo. Cyambere ni ukurota uri mu mwijima mwinshi. Yego. Buriya umwijima kanigeze buri abantu mu kurota ubona ukwezi ni kurota uri mu mwijima mwinshi, ni ukuvuga ngo nta ide ufite, nta gitekerezo, ntabwo ufite aho uzahungira ibintu bikuri imbere. No à gauche, no à droite, no nta mbere nta inyuma, muri make nta epfo na ruguru, nta gitekerezo cyo gusohoka mu bibazo ufite. Noneho kurota uri mu mazi menshi ni uburwayi, ni impanuka, no gutereranywa no kwangwa n'abantu. Yego. Ibyo ugomba kandi nongere nsobanurira abarokore. Inzozi si iz'abasenga. Nabivuze imyaka yose. Abantu bose bararota. N'abapfumu n'abimana n'abarozi n'abimana se imvura iguye kitabaragwa mu masambu yabo. Ahantu hose igwamo. Kurota ni ibya buri muntu wese uri ku isi. Aho gusobanura inzozi ntabwo ari ibintu bya buri wese. Yego. Niyo mpamvu na repetition batwigana bizabagora. Urubanza ukabyiga. Rega giye mfite diplome
yo mu cyiciro cya gatatu mu bintu bya demology na eschatology. Eschatology urayizi? Oya. Ibyo ntayishuriwe mu mwuka mbizi mu ikayi. Yego. Ako rero ni byiza jya wishimira kuko hakaba abakurikira cyangwa bigana, ni byiza. Bitwaye iki? Ntacyo bitwaye. Oya. Barabamurikiye umucyo barawubona Jewe barakurikiye. sindi jewe nisaba Imana kwigira umwuka nk'uwa mukozi w'Imana bitwa Mose. Imana yaramubwiye ngo toranya abagabo 72 baze ku ihema ry'ibonaniro. Yego. Nkore ku mwuka ufite mbaye cyangwa ndiri Imana ntikora ku mwuka ifite, ahubwo ikora ku mwuka ufite. Baraduhaye bagage remereye. Mushumba, reka tubigereranye n'ubu ngubu. Imana irakubwiye uti toranya abantu 71 ubazana imbere yanjye, cyangwa 72 ubazana imbere yanjye. Nimuhagera ndafata ku mafaranga yawe mbagabanyeho. Aha harimo isomo rikomeye. Amafaranga yo ntabwo Imana ntireka. Nikore ku mwuka yampaye amafaranga naravuze. Nahita nyibwirana Imana aho yareka njye muri Matayo. Bavuze ngo nari ndwaye urangaburira, nari shonje urangaburira, nari ndwaye uranso. Komeza ikibazo cyawe nyumve. Nyine nibyo narindi kuvuga nyine kuba umuntu yakwemera ko abandi bantu bagira ku mpano nk'izo afite kandi bakazikoresha nta shyari, kuko nzapfa ndimo ndakura. Sibyo? Ahubwo umuhanga wo kunyegera natangira nyegere. Kuko mu myaka itari munsi hejuru y'5 kongera kumbona kuri YouTube bizagora abantu. Nzajya mboneka gake gashoboka. Ndabura imyaka 4 cyangwa 5 cyangwa usanga mu rugo. Buryo ushaka gukomeza ubumwe bw'abera umva afite impano aze mu akibazo. Amwana ngo ndenda ku mwuka ku mafaranga aho wapi mbeshye se? Oya ntago wabeshye. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera Ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Tuje nkwifurije kugira ibihe byiza aho dukurikira aherereye hose, aho tureba ni Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Reka tubabwire ngo turabakunda, mwarakoze cyane gukora subscribe. Abatwumva bari mu Rwanda, abatwumva bari hanze y'u Rwanda, turabashimira cyane. Seeds of Joy barahari cyane, ndetse na bya bikorwa by'urukundo byose mujya mugeramo uruhare biracyakomeje, ariko nyine ujye uhera hafi yawe umuturanyi wawe, n'ibindi byose bikaza bimeze neza. Amazina ni Jay, ndagarutse n'ubundi ndacyari kumwe n'umushumba. Umushumba waramutse neza? Naramutse neza, ndashima n'abantu bayo n'abakomeje kudushyigikira no kudufasha muri byose, kandi babwira ngo nibahumure, barafasha abagabo bazi icyo bashaka, bazi icyo bakeneye. Dukomeje umurimo w'Imana, ntituzabatenguha. Uwaje ku Ubumwe bw'abera Ministries ntacyo azahomba. Cyo tumwisabira ni kimwe gusa, nuko agomba kuguma mu itorero rye.
iri si idini si itorero ntiryenda no kuba ryo. yego kabiri ndashimira abayobozi b'itorero ADPR mu Rwanda, ndashimira n'abashumba bose, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha, nawe guha umugisha. Seeds of Joy. Yego nkubwira n'abantu bantumye ngo nzakubwire ngo baragukunda kandi baragushimira yuko hari ibintu mu minsi ishize nigeze kukubwira nzaba mbikubwira, ariko babimbwiye baravuga ntabwo nzategereza ko igihe kigera, ahubwo barambwiye ngo babona ibintu byinshi byarivanze, ngo ariko wowe baragushimira yuko hari umuntu wambwiye ati uriya mushumba wanyu ndamushimira ngo sinjya mubona kuri TikTok ari live asaba gift ngo ntabwo tujya tumubona live TikTok, ngo abantu bose ngo bacitse ururondogoro ngo live kuri TikTok, ngo abantu benshi bibwira ko Imana ikorera live kuri TikTok. Ngo baragushimira rero ko utajya usaba gift kuri TikTok, anyway nta nubwo hagaragara, reka uretse video zawe njyewe ubwanjye nshyiraho ntabwo hagaragara, nta nubwo channel yanjye nzayihuza na TikTok, nta n'uwo nzanabwira ngo dukore like ngo turakwinginze ngo tubabarire. Ibi ngibi ntabwo ari televiziyo icuruza, ari naho umuntu ahindura ubuzima n'amateka. Yego wakumva ikiganiro kikuryoheye ugakora like, nje nkuramo utwo numva nyine abantu bakwirefera, kandi uzareko ntabwo dushyiraho ngo channel ni yego kubera iki ndashaka abantu tububaka yego mu buryo bwo kumenya inzozi, gusobanukirwa no kugira akamaro aho uri, akamaro aho uri mu idini rya no muri karitsiye no muri karitsiye no mu rugo. Kandi ikindi cya kabiri nshaka iterambere. uzi ko harimo abantu bakizwa ku cyumweru gusa mu rugo runaka. Njye nkeneye iterambere. Yego ubukristo budafite iterambere butera umwaka. Buriya hari igihe tubivuga abantu bakadutera amabuye, yego ariko burya gukizwa ukennye biryana nk'urusenda mu maso. Abandi baratura ntutura, barafasha ntufasha, biyiriza ubusa wowe n'ubundi ubusanzwe ubwirirwa. Rega burya wiyiriza ubusa n'ufite ibiryo, we rero niba ntabyo ufite ukiriza ubusa bari kwikiriye tugaseka. Nta mukene ugira ijambo mu bantu, kandi Imana yaravuze ngo nta mukene uzaba muri mwe. umuntu udafite icyo kurya ntabwo yafata amasengesho yo kwiyireza ubusa. ese uriyirije n'usanga uburara ukuri. Bigeze kumbaho mu 2002 afite umukozi twa Celestin. None ho muri iyo minsi nari mvuye mu kazi nakoraga n'ubucuruzi bwanze, numva ngiye gufata amasengesho y'iminsi 3. Arambwira ngo nese boss, ubwo so ubundi ugiye kwiriza nta n'ibinahari. Tamgiye bitubivamo. None se ubundi wiyirije iki? Ubundi wiyirije iki? Kwiyiriza no kwigomwa. Yego None se wigomwe iki? bya bindi wigomwe ukabigaburira utabasha ku cyangwa no mu rugo bakabirya. Yego hari n'ukora amasengesho ariko inyama zashize mu rugo. Ati ntabwo nakwiriza hari inyama, ntabwo ntacyo ukoze. Naje kureba sanga iyo tuvuga gukira si ugutunga ibya mirenge, ni ukubasha gukemura bimwe mu bibazo by'ibanze bikenewe mu rugo. Yego ni byiza cyane. Nagira ngo tuganire inzozi zimwe na zimwe umuntu akwiye gufata nk'izikenewe kwitonderwa mu isengesho. Yego utagomba guparika. Zimwe nuvuga ngo ni inzozi zimwe zikeneye kwitonderwa cyangwa gusengerwa. Iya mbere ni ukurotwa ahantu harehare, mu rwobo rurerure. Yego ibi bisobanura ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo utezwe imitego na famiye yawe. ni ukuvuga ngo izi nzozi ntabwo ndabyumva neza. Uwazirose izo ugiye kutubwira nazirota ntahagarike gusenga, ahubwo asenge kurutaho. Gusa ubu tugiye kubamenera amabanga batari bafite.
ariko urose ugwa mu rwobo rurerure, yego bisobanura neza yuko ari imitego watezwe na bene wanyu, famiye, cyangwa urota wirukankanwa n'abo bantu bamwe mu bo muziranye, bagucukuriye urwobo rw'amadeni, bagucukuriye urwobo rw'urupfu, bagucukuriye urwo gutangaho ibitambo. Urumva ko mu rwobo rurerure nuhagwa ntuzabasha kuhava. Ibyo rero bikavuga neza yuko uba ugomba kwitonda ugasenga, kuko ntuzi neza uwo guta mu rwobo. yego Ni umuntu uzi gahunda zawe, ubugufi bwawe, musanzwe mubana utanatekereza hafi yawe. Iya kabiri yo kwitonderwa, kurota inzoka zikurya cyangwa zikugota. Yego, inzoka zikurya cyangwa zikugota. Yego, ni ukwitonda, nizo kwitonda kandi ukazisengera. Kurota inzoka zikugota cyangwa zikuruma, narabivuze ngiye kongera mbisubiremo. Niba zikuriye mu kuboko ukoresha, mu kaguru ukoresha, menya ngo ni umwuka w'igihombo. mu kaboko ukoresha, ukoresha kubona ikurumira abana, kubona iryama hagati muri mwe kwisanga muri saro, ibyo byose zikugota ni umwuka w'uburyarya ufite ubugome n'ubugambanyi ku buzima bwawe. Ugomba rero kwitondera icyo kintu ukagisengera kugira ngo Imana ikurengere. Yego, mu minsi yashize waravuze uti wenda nako usorejeho ngo mu kaboko ukoresha cyangwa se akaguru ukoresha, umuntu akibaza ati se amaboko yose ntakora, amaguru yose ntakora, ariko nk'ubu ngubu ngewe am left handed, nkoresha imoso cyane cyane. Hari n'ukoresha indyo, hari n'ugenda mu gutambuka gutera intambwe akabanza iryo cyangwa imoso. Ukoresha cyane nyine imoso. Yewe umukobwa wanjye akoresha imoso, nanjye ni imoso byose, no kwandika, kurya akarisha indyo. Yego, rero ibintu byose ni indyo gusa. N'akaguru kanjye k'iburyo burya ikirenge cy'iburyo, ntubona nk'ubwo ngubwo, ikirenge cyawe cy'ibumoso kiri inyuma, ntabwo kingana n'ikirenge cy'iburyo. Soro kuribwa ahantu ukoresha bisobanura ngo iterambere rirahagaze. Iya gatatu ndimo ndihuta, ni ukurota umuntu wapfuye akubwira ibintu bikomeye cyangwa akujyana gutembereza nyine. Ariko uri kugenda numva ujyana n'uwapfuye nawe wapfuye, ariko ni ukuvuga ngo ijwi ryanyu uraryumva neza, nta kibazo. Wonderful. Nkunda iyo riremereye, nta makaraza arimo, ntayo yava heza. Yes, kuvuga ngo kurota umuntu wapfuye akubwira ibintu bikomeye, akongorera, ubundi uwapfuye ntavuga, ikuzimu ntibibuka. Kuvuga ngo ni umwuka wa karande urimo kuzaho, kandi kuba muri mugendana, aho bukera nawe urarwara. We ntibupfa, ariko urazahura n'ibibazo, upfusha amafaranga, upfusha uburyo, upfusha igihe, ibintu bikugore, cyangwa gutembereza. Yego, turi kuvuga inzozi zikenewe gusengerwa no kwitonderwa. Indi ya kane, kurota uri mu mwijima mwinshi cyangwa mu mazi menshi ugapfa kurohama, wabasha kurohamamo. Cyambere ni ukurota uri mu mwijima mwinshi. Yego, buriya umwijima kanigizwe abantu mu kurota ubona ukwezi, ni kurota uri mu mwijima mwinshi, ni ukuvuga ngo nta ide ufite, nta gitekerezo, ntabwo ufite aho uzahungira ibintu bikuri imbere. No à gauche, no à droite, no nta mbere nta inyuma, muri make nta hepfo na ruguru, nta gitekerezo cyo gusohoka mu bibazo ufite. Noneho kurota uri mu mazi menshi, ni uburwayi, ni impanuka, ni ugutereranwa no kwangwa n'abantu. Yego, ibyo ugomba kandi nongere nsobanurira abarokore, inzozi si iz'abasenga. Nabivuze imyaka yose, abantu bose bararota, n'abapfumu n'ab'Imana n'abarozi n'ab'Imana. Se imvura iguye kitabaragwa mu masambu yabo, ahantu hose igwamo. Kurota ni ibya buri muntu wese uri ku isi, aho gusobanura inzozi ntabwo ari ibintu bya buri wese. Niyo mpamvu na repetijweri batwigana bizabagora, urubanza ukabyiga. Rega ngiye mfite diplome yo mu cyiciro cya gatatu mu bintu bya demology na eschatology. Eschatology urayizi?
ibyo ntahishuriwe mu mwuka mbizi mu ikayi. yego. Ako rero ni byiza, jya wishimira ko ukora hakaba abakurikira cyangwa bigana, ni byiza. bitwaye iki? Ntacyo bitwaye, oya barabamurikiye umucyo barawubona, jewe barakurikiye. jewe nisaba Imana kwigira umwuka nk'uwa mukozi w'Imana bitwa Mose. Imana yaramubwiye ngo toranya abagabo 72 baze ku ihema ry'ibonaniro. Yego. Nkore ku mwuka ufite mbaye cyangwa ndiri Imana ntikora ku mwuka ifite, ahubwo ikora ku mwuka ufite. Baraduhaye bagaje iremereye. Mushumba, reka tubigereranye n'ubu ngubu. Imana irakubwiye uti toranya abantu 71 ubazana imbere yanjye, cyangwa 72 ubazana imbere yanjye. Nimuhagera ndafata ku mafaranga yawe mbagabanyeho. Aha harimo isomo rikomeye. Amafaranga yo ntabwo nabwira Imana reka nikore ku mwuka yampaye amafaranga naravuze. Nahita nyibwirana Imana aho yareka njye muri Matayo bavuze ngo nari ndwaye urangaburira, nari shonje urangaburira, nari ndwaye uranso. Komeza ikibazo cyawe nyumve. Nyine nibyo narindi kuvuga, nyine kuba umuntu yakwemera ko abandi bantu bagira ku mpano nk'izo afite kandi bakazikoresha nta shyari, kuko nzapfa ndimo ndakura, sibyo? Ahubwo umuhanga wo kunyegera natangira nyegera, kuko mu myaka itari musi hejuru y'5 kongera kumbona kuri YouTube bizagora abantu. Nzajya mboneka gake gashoboka, ndabura imyaka nk'ine cyangwa 5 cyangwa usanga mu rugo. Buryo ushaka gukomeza ubumwe bw'abera umva afite impano aze mu akibazo amwe noneho ngo ndenda ku mwuka amafaranga aho wapi mbeshye se? Oya ntago wabeshye. Noneho 2 ntibaboneka mu nka ku ihema ry'ibonaniro, 2 isigarira mu ihema. Imana ikora ku mwuka wande uri muri Mose. Bose barahanura, bamaze guhanura na babandi batoranijwe ariko batahabonetse, batagiye batangira guhanurira mu nkambi aho bari. Abantu bazana ishyari ngo kana batangiye guhanura. Mose basubiza ikintu kimwe, arabwira ngo icyampa Imana Abisiraheli bose bagahanura bakaba bahanuza, ahita bacicikisha. Icyampa YouTubers bose basobanura inzozi, bakazisobanura mu kuri no mu mwuka nihishurirwa bishingiye kuri aho kuyobya. Ikibazo usanga bamwe bavuga aho cyabaye igikoresho, impano y'Imana yo kugira ngo nyine uyobore abantu b'Imana ubona basobanurira, ahubwo kikaba igikoresho cyo guhangana, cyo gutukana, cyo gusebanya. Runaka yarakubeshye uriya oya ntukajyeyo, gira gutya ujye uzanitwe. Yewe baravuze bamwe bavuga ibyo buriya umuntu aba yabaretse. Hari umugabo umwe waje ashaka kwigera urukweto mu nzozi, marayika amereza inkoni ndamuvutura koko. Ashaka kwigera urukweto rwanjye, yego, asanga ndi maso ndamuvutura. bisobanuye ko ashaka kuntwara ibintu byanjye ndamwirukana kandi birakunda. Yego. Kurota rero uri mu mwijima ni ukudasobanukirwa, hanyuma kurota amenyo ava mu kanwa kawe akagwa hasi. Amenyo y'imbere asobanura ubwiza n'igikundiro mu bantu. Yego. Atuma duseka bikaryoha, agaragaza neza. Ayo yakutse bisobanura ko ugiye kugira icyangira imbere y'abantu. Amabwene bisobanura ko ugiye kugira ikibazo cyo kutabasha gukemura ibibazo byawe. Ibijigo bisobanura ngo n'icyo ugifite mu kubaho kwawe ugomba kwitonda.
yego, intege ntazo. iyi ni inzozi yo kwitondera ugasenga. kurota utakaza amafaranga, imyenda cyangwa inkweto kenshi. kurota utakaza amafaranga, imyenda cyangwa inkweto kenshi. kenshi. imyenda, gutakaza ubuhamya. amafaranga ni ugutakaza ubuki. inkweto ni ugutakaza inkuru nziza. yego, no guhera hamwe. ugomba kubyitondera ubirota kenshi. kane, ibindi nkurikijeho, kurota ubukwe cyangwa ibirori bikarangira nabi. bikarangira nabi, barwanye batonganye, imvura cyangwa haje ibiguyemo. imvururu. senga kurushaho. kurota ubukwe cyangwa ibirori bikarangira nabi. ibyara ubukwe bigahinduka intambara. ibyara inama bikaba isoko. ibyara amahoro bigahinduka amaherere. yego, abantu bakarwaniramo, imvura ikagwa, abandi bakabihutaguramo, bakabibyiganamo, bisobanura ngo ni atake zikomeye z'uko ibyo ukora umwanzi yaguhagurukiye, arakurwanya. kurota urwana intambara utazi impamvu yazo. kurota urwana intambara si amasasu, si burende. ndabona uri guseka, ubanza fiyanse arimo kwandikira. ni umuntu. abantu bakuru uzi ko ntabyo tugira ibanga twivugira nyine. ni abahetazi musubize. abo nabo ni beza. yego, ariko disi gihe ntabwo mbasubiza burya. si utuntu ushyiraho twa emoji tumeze gutya, agatima keza. ok, sawa, ntikomereza. kurota intambara utazi impamvu, iyi ntabwo ari intambara y'amasasu. ni ukurota urwana n'umuntu mwuzuraga. ni ukurota ubona afunguye ipusi ngo murwane. yego, ugomba kugira uti ibintu birakomeye. yego, kurota uri mu rugo utamenyerewemo no kumva ufungiye cyangwa uboshye muri rwo. ntabwo uri comfortable nyine, ntabwo wisanzuye. aho uri saho umenyereye. yego, uraziritse umwuka wa karande ukomeye. ikindi ni ukurota ibintu biteye ubwoba ariko byisubiramo cyane. yego, uhora urota buri gihe kenshi. byisubiramo. izi ni inzozi zitari mbi nk'uko ubitekereza, ariko zigusaba gusenga no kuzitaho. kabiri, kwita ku bo mugendana. ibi bintu nzabivuga inshuro 200. abakuzengurutse. yes. Zaburi 55:11. hati iki? hasoni. ndahazi uko hitwa ariko hasoni. umushumba. ihasome kuko Zaburi 55:11. 55:11 hati iki sira? reka ntabwo arahagera. urashaka mpakubwire se? 55:11. haragira hati ku manywa na nijoro bigendagenda hejuru y'ikirere zawo, kandi gukiranirwa n'ingomwa biri hagati yawo. kandi gukiranirwa n'ingomwa biri hagati yawo. gukora ibyaha 12 se nkomeze. bitwaye iki se? gukora ibyaha kuri hagati yawo. agahato n'uburiganya ntibiva mu nzira zo muri wo. urumva muri wa murwa intambara irimo zavurungana, intambara zirimo, intambara ntizihosha, zihagurukiye abantu. wasomye 55:11. aha nakubwiraga rero. urumva ku manywa na nijoro bigendagenda hejuru y'inkike zawo, gukora ibyaha kuri hagati yawo, agahato no gutunga urutoki ibijya bibavaho. urumva neza? kumva rero buriya
ntukajya ucika intege, jya ukomeza na 12 nako na 13, ntukajya ucika intege. nazinze ibitabo. Oya, ntukazinga ibitabo wihuta. Urumva harimo hagati abantu ku giti cyabo, no kurara ku nkike, harimo kurara bagendagenda ijoro, noneho gera ku muntu nyirizina wumve rero. Si umwanzi wantutse, si umwanzi wantutse, mba narabashije kwihangana. nari kwihangana kuko nusanga menyereye ko anyanga, kuko uwanyangaga si we wanyirase hejuru. si umwanzi wanjye wanyirase hejuru ngo imbabazi. mba naramwihishe, mba naramwihishe, ahubwo ni wowe, ahubwo ni wowe, uwo duhwanye, uwo duteranira hamwe, duhurira hamwe, turirimbana, uwo twagendanaga, uwo tugendagendana mu iteraniro, inshuti yanjye y'amagara, inshuti yanjye mbwira n'akari munsi y'ameza, twaganiraga tunezerewe, ntacyo nigeze nguhisha, uzi n'amabwene n'amajigo byose, tukagendagendana tunezerewe mu nzu y'Imana, mu iteraniro ry'Imana. Si umudive, si umuporo, n'uwo muhuje mu idini. Ni ibi ngibi rero, mwagendagendaga muhuje muri kumwe musengera, kumbi si umwanzi wantutse, mba narabashije kwihangana. Si n'uwanyangaga wanyirase hejuru, mba naramwihishe, ahubwo ni wowe mwene data, inshuti y'amagara, twagendagendanaga mu iteraniro tunezerewe. None se ko ndi umupantekoti, umudive nzahurira he nawe? Umusiramu se muzahurira? Umugaturika se? Ntabwo bikunda. Umuyehova se? Udasenga se? Wehehe se? None se kuki abantu batinda kuri iri somo? Ni impamvu Imana iguha zino nzu, si kugira ngo wirinde uhereye kuri iruhande rwawe. Yego. Umugisha w'Imana ube muri we. Urakoze cyane Mushomba.